Muraho nshuti zacu mwese mukurikiye ikiganiro Intsinzi mu buzima kinyura no kuri Danus TV, mugezweho nanjye Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza mwiriweho. Nk'uko bisanzwe intego y'iki kiganiro ni ugufasha kubaho ubuzima bufite intego, gutsinda ibigeragezo, kubaka imbaraga z'imbere mu gihe isi yaguhindukiriye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane yitwa uko wakwitwara neza mu bihe bikomeye. Twihuse cyane reka tubanze tumenye uko ibihe bikomeye ari cyo igice cy'ubuzima. Turebe igice gikomeye cy'ubuzima mu bihe bikomeye. Icyo ugomba kubanza kumenya ni uko ibihe bikomeye ntibisobanuye ko ubuzima bwawe burangiye. Buri muntu wese mu buzima anyura mu bihe bigoye, byaba iby'ubukene, ibibazo by'urukundo, ibibazo by'akazi cyangwa indwara. Ariko ikintu gitandukanye abatsinda n'abatsindwa si uko umwe ahura n'ibibazo undi ntahure nabyo. Hari abantu bakura mu bihe bikomeye, abandi bakarimbukira muri byo. Uburyo witwara nibwo bugena niba ayo makuba azakubaka cyangwa azagusenya. Ibaze ibi: ese igihe ibintu bigoye urahita uvuga ngo birarangiye, cyangwa uravuga ati iri ni ishuri ryo kwiga ikintu gishya? Iyo uhisemo kubona ibihe bikomeye nk'amahirwe yo gukura, uba umaze gutsinda 50% y'ikibazo. Hano ka turere cya kabiri, kumenya kwihangana no gukomeza kwiringira ejo hazaza. Ibihe bikomeye bisaba kwihangana, ntacyo wabona cyihutiye ako kanya cyangwa ubonye ako kanya. Kumenya gutegereza, guharanira intego zawe buri munsi nubwo ibintu bikomeye cyangwa bitagenze uko ubishaka, ni kimwe mu bintu bikomeye bituma abantu bagera ku ntsinzi mu buzima bwabo. Abantu benshi bareka inzozi zabo kuko babona ibintu bidahinduka vuba, ariko abandi bakomeza bazi ko hari impamvu ifatika bazageraho kandi ubuzima bwabo bugahinduka. Kuba mu bihe bikomeye ntibivuze ko utazongera guseka, kwishima cyangwa kunezerwa. Igihe cyose ubyakiriye neza ukabyumva ni nk'igihe cy'agaciro. Uba wubatse ubudahangarwa mu mutima wawe, ukumva ko uko bimeze kose nubwo bimeze nabi ejo bizahinduka. Icya gatatu ni kwigira mu byo unyuramo cyangwa kwiga mu buzima uri kunyuramo, ugakuramo isomo mu buzima bwawe rizagufasha n'ejo hazaza. Buri gihe ikibazo cyose kizana isomo. Hari ubwo ubuzima bukwigisha mu nzira utatekerezaga. Niba wabuze akazi, birashoboka kukwigisha gukora ikintu gishya ku giti cyawe. Niba wakundaga cyangwa uwo wakundaga yagutaye, birashoboka kwigisha ko agaciro kawe kadaturuka ku bandi ahubwo gaturuka muri wowe. Niba byanze mu byo watekerezaga, birashoboka kukwigisha gushaka indi nzira mu buzima yakugeza aho ushaka kugera. Abatsinda si abatarigeze bahura n'ibibazo, ahubwo ni abamenye ku bibazo nk'amashuri yo gukura cyangwa yo kugira aho bava n'aho bagera. Igihe wifashe neza mu gihe bigoye, uba uri kubaka imbaraga z'imbere zizagufasha mu gihe kizaza ejo. Icya kane ni ukumenya gucunga imitekerereze. Mu bihe bikomeye, intambara nyamukuru iba mu bwonko, si ibintu biri hanze bikugenza cyangwa bikubuza amahoro, ahubwo ni ibitekerezo byawe. Iyo utekereza ko byose byarangiye, umubiri wawe n'umutima wawe bihita byemera iyo mpinduka mu buzima bwawe, bikumva ko nyine byanze, byapfuye, byarangiye. Ariko iyo uhitamo gutekereza ko hari icyiza kiri imbere, ubwonko bwawe butangira gushaka igisubizo aho kubona ibibazo mu buzima. Hari ubwo umubiri bwo kubaho mu bihe bikomeye, hari uburyo ushobora kumva ko ibintu byarangiye cyangwa ukumva ko ejo igisubizo gishobora kuboneka. Ubwo ni uburyo bubiri tubonamo ibibazo mu bantu batandukanye babiri, abatsinda ndetse n'abatsindwa. Abatsinda mu buzima ni abavuga bati yego birakomeye, ariko reka nshake icyo nakora kugira ngo byambuke. Iyo uhisemo gukomeza gutekereza neza, uba ufunguye imiryango y'amahirwe mu buzima bwawe. Icya gatanu ni ugushyira imbere ikintu cy'ingenzi mu buzima. Mu bihe bikomeye ni byiza gusuzuma ukibaza uti ni iki gikomeye kuri njye? Hari ubwo utekereza ko byanze mu buzima, nyamara icyo wahombye ni ikintu gifatika, agaciro nk'uko wabyibazaga, nyine ko wabibonaga. Niba ugize ibihe bigoye mu mafaranga, byagutera kwiga kubaho mu buryo bworoheje mu buzima bwawe ndetse kandi unezerewe. Niba uhura n'ibibazo byo mu mibanire, byagutera kwiga agaciro k'umutuzo, kwiyakira no kumenya abantu beza. Ibihe bikomeye bituma umenya ibyo ukunda koko n'ibyo ukwiye kureka. Ni igihe cyo kongera gutekereza ku ntego zawe, inshuti zawe ndetse n'inzira uri kunyuramo mu buzima. Icya gatandatu ni ukumenya gusaba ubufasha.
Kuba ukomeye ntibivuze ko wakora byose cyangwa ushoboye byose. Hari ubwo kugira umuntu ugufasha mu bitekereze, inshuti cyangwa umuryango, bikurinda kwibagira agaciro kawe. Ukumva ko nyine niba usabye ubufasha wakoze ishyano. Hoya, nta muntu wigira. Mu bihe bikomeye abantu benshi bifunganira mu bwonko bwabo, nyine bakifungira ahantu mu cyumba, bakanga gusaba ubufasha. Ariko ukuri ni uko gusaba ubufasha atari intege nke, ahubwo ni imbaraga. Hari abantu bakunda kandi bagukunda bakwifuriza ibyiza. Hari abashobora kuguha inama nziza cyangwa inkunga mu mutima. Ntugatinye kuvuga ngo mfite ikibazo. Iyo ufashe ijambo, ikibazo kigenda cyoroha gahoro gahoro. Kuko iyo umuntu umubwiye ikibazo akaba yakugira inama cyangwa akaguha igisubizo cy'icyo kibazo, birafasha mu buzima kikaba cyakemutse. Icya karindwi ni ukumenya kwiyitaho mu mutwe no mu mubiri. Ubuzima ntibukunda umuntu yirengagije nyine akiyibagirwa. Mu gihe ibintu bigoye nibwo ugomba kurushaho kwiyitaho, kurya neza, gusinzira bihagije, gukora imyitozo ngororamubiri, gufata akanya ko kuruhuka. Iyo umubiri wawe utameze neza n'ubwonko bwawe burushaho kunanirwa. Ikindi, iyo umubiri wawe ukomeye, umutima wawe uraruhuka. Ibihe bikomeye bisaba imbaraga nyinshi kandi ntuzabibona niba wirengagije ukabona ko wowe nta gaciro ufite. Icya munani ni ukumenya gushyiraho intego nshya mu buzima bushya. Igihe ibintu bigoye rimwe na rimwe ni ikimenyetso ko igihe kigeze cyo guhindura icyerekezo. Hari ubwo Imana cyangwa ubuzima bikwereka ko aho wari uri utagomba kuhakomereza. Ni ngombwa rero kwiga kubaza umutima wawe uti ni iki nshobora gutangira gishya muri iki gihe kigoye. Buri gihe igihe kimwe cy'ubuzima kigarukiraho niko hari ikindi gitangira. Aho ubuzima bumwe buhagaze niho ushobora gutangirira ubundi. Ntutinye guhera ku busa, kuko akenshi ubuzima nyakuri butangira ku kantu gatoya cyo mu gihe kigoye. Icya cyenda ni ukwemera ko ibintu byose bifite iherezo. Nta kibaho gihoraho, ndetse ibihe bikomeye bifite iherezo. Niba warigeze kugira ibihe byiza bizima, menya ko n'ibihe bigoye bizashira. Icy'ingenzi ni ukudahagarika, ugakomeza kugenda nubwo waba utera intambwe ntoya. Abatsinzi ntibakora ibidasanzwe buri munsi, ahubwo bakora ibintu bisanzwe mu buryo budasanzwe kandi bakabyihanganira igihe kirekire. Ibihe bigoye ni nk'ijoro ry'umwijima, ariko buri gitondo haza izuba ry'umucyo. Icya cumi ni ukumenya gushima no kwibuka ibyiza. Mu gihe wumva ibintu byose bikomeye, fata akanya utekereze ku byo umaze kugeraho n'icyo ufite ubu ngubu muri kano kanya. Gushima bituma ubwonko bwawe bugaruka ku byiza kandi bugafasha kubona umucyo mu mwijima. Wibuke ko hari umuntu uri kunyura mu bihe bikomeye kurusha wowe, kandi byakubera impamvu yo gukomeza kuba intwari. Ibihe bikomeye bigutera kwibuka ko ubuzima ari impano kandi ko buri munsi ari amahirwe yo kongera kugerageza. Icya cumi na rimwe ni ugukomeza kugira icyizere mu buriri bw'umwijima cyangwa mu gihe cy'umwijima. Hari igihe bigera ku rwego wumva ko byose byarangiye, ariko nyamara muri icyo gihe niho icyizere cyawe gikwiye kwiyongera. Ntibyoroshye, ariko iyo ukomeje kugira icyizere nubwo nta kimenyetso gifatika gihari, uba ushyize imbere umutima w'ubutsinzi. Kugira icyizere ni ukugira imbaraga yo kuvuga uti ndacyahagaze kandi nzakomeza kurwana kugeza maze gutsinda. Icya cumi na kabiri ni ugukunda ubuzima n'aho bukugejeje hose. Gusoza, menya ko ibihe bikomeye bidashobora kugukuraho agaciro. Nta kintu kibaho nk'ubuzima butagira ibibazo. Kuba uriho ukaba ushobora kumva, gukomeza gutekereza ni impamvu ikomeye kurusha byose. Ubuzima ntabwo ari ugutsindwa gusa, ni ukwigira buri munsi ku ntambwe imwe imwe ugomeza utera, haba mu byiza no mu bibi. Icyo wigeze gukunda, urugero nk'igihe ibintu bitoroshye, uba wize ko witwara mu buzima bwawe. Nubwo byaba byanze uyu munsi, ejo bishobora gukunda. Nta mpamvu yo gucika intege. Dusoza rero, inshuti zanjye, kuba uri mu bihe bikomeye ntibisobanuye ko watsinzwe. Icyo bisobanuye ni uko uri mu
mu rugendo rwo gukura, rwo gutera intambwe, rwo kugira aho uva, kwiga no gukomeza ubuzima. Ibihe bigoye ntibihoraho, ariko abantu bakomeza kubaho uko byagenda kose. Komeza ukore, wige, ukunde kwihangana, kandi wibuke ko buri munsi ugiye kuba intangiriro nshya mu buzima bwawe. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, mwagezwaho nanjye Salama Niyonsenga. Icyo wifuza ni uko wibuka ko intsinzi nyayo ituruka mu kwiga ndetse no kwigira, kudacika intege mu bihe bikomeye. Komeza ubeho intwari kandi utsinde, kuko ibihe bikomeye bizashira, ariko imbaraga wubatse muri byo zizagumaho iteka. Mukomeze mugire umunsi mwiza, nimwirirweho.